Ese wibaza impamvu buri gihe mu kanwa kawe hahora harimo amagambo mabi? Ese hari abantu bajya baguha feedback cyangwa se bakakubwira yuko amagambo buri gihe ubabwira abasesereza cyangwa bakomeretsa? Icyo ni ikimenyetso kibi yuko muri wowe hazamo amagambo y'urucantege. Muri iyi video tugiye kukwereka ingamba ndetse n'uburyo wakoresha kugira ngo ugire amagambo meza mu kanwa kawe agomba gutuma ugira ubuzima buzima bwishimye. Twongeye kubakira kuri YouTube channel yacu ya Kira Ministries. Nkuko mubizi, intego yacu ni imwe, no kugira ngo tuganire, duhanahana ibitekerezo, nguhe ubumenyi mfite nawe nk'ubwawe, kugira ngo njyewe nawe tubeho ubuzima twishimye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingamba cyangwa se uburyo bwagufasha kugira ngo amagambo yawe wagiraga mabi cyangwa se negative words cyangwa se amagambo y'urucantege ahinduke amagambo atera abandi imbaraga cyangwa se positive words. Hari igihe kimwe usanga ubana n'abantu ugasanga abantu barakwihunza, abantu ntabwo bashaka kubana nawe, ntabwo bashaka kuvugana nawe, ugasanga abari inshuti zawe zaragiye ariko ntabwo uzi impamvu. Ariko ugasanga muri wowe uvuga amagambo buri gihe aca abandi intege. Uno munsi none waje wambaye nabi, uno munsi none usigaye uvuga amagambo wabonye amafaranga, ugasanga buri gihe uhuye n'umuntu uramubwira ati ese muko ko mbona usigaye warananutse, byagenze bite? Ese ko mbona wabyibushye cyane? Ugasanga buri gihe ubwira umuntu amagambo mabi adashaka kumva. Ariko uyu mwanya, niba ushaka kugira ngo utangire kugira amagambo meza muri wowe, turagira ngo tugufashe, kubera yuko biraza gutuma inshuti zawe zitangira kugukunda, zitangira kumva zishaka kubana nawe. Abantu baratangira gushaka kuguhamagara bakubwira ati uri hehe, tubonane, ya gahunda imeze gute? Kubera iki? Muri wowe uratanga ubuzima, uratanga amagambo mazima, uratanga ibintu bituma abandi bishima. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twaganiriye ku bisa bitya bijyanye n'uburyo wakwirinda umuntu uvuga amagambo mabi. Ku ntambwe ya gatatu twabonye yuko amagambo mabi ashobora guteza umuntu depression, agahinda gakabije. Tukimara gukora kira kiganiro, umuntu umwe yarambwiye, ampa ubuhamya bw'umwana wari uri ku ishuri muri secondaire. Noneho ajyayo, agezeyo yari umwana w'umukobwa mwiza uko byagaragaraga. Noneho atangira kwiyemera ku bandi bana, atangira kubabwira ati njyewe buriya ndi igitangaza. Noneho abahungu bafata umwanya baravuga turiya mukobwa twirataho. Ubu rero reka twumvikane yuko igihe cyose tuzajya duhura nawe tuzajya tumubwira yuko ngo afite akada ngo kade. ni ibintu bisekeje cyane, ngo afite akada kade. Noneho barabyumvikana abahungu, umugambi barawunoza. Noneho batangira kuzajya baganira na wa mukobwa yari yaje yumva yuko ari igitangaza. Bamaze gutangira muri ibyo biganiro, umwe bagahura akamubwira ati umukobwa uri mwiza pe, iki kigo cy'ishuri turabona ari wowe wa mbere igitangaza. Yarangiza agahita amubwira ati ariko ati sha tufite ikibazo, ati nako kada kawe, atufite akada kade. Umukobwa agahindura isura, agahinda kakamwica. Noneho kuko bari benshi bose bamaze kubimubwira icyarimwe, umukobwa aza kubyakira, aravuga ati ndi mwiza ariko mfite akada kade. Birababaje cyane. Umwana agira agahinda, umwana arababara, umwana yumva ubuzima arabwanze. Bishatse kuvuga iki? Abantu bakubwira amagambo mabi cyangwa se wowe ubwira amagambo mabi arabica, bigatuma ubuzima bwabo buba bubi, busharira, kubera yuko ntabwo ububaka ahubwo urabasenya.
nk'uko twabibonye ntabwo ubahesha umugisha ahubwo ubahesha umuvumo. Uyu munsi rero tugiye kureba ese ni iki wakora kugira ngo amagambo yawe, niba umaze gusanga kugira amagambo mabi, amagambo ari negative all the time, uburyo wayahindura akaba amagambo meza yubaka abandi. Icya mbere, kugira ngo wubake cyangwa se kugira ngo ugire amagambo meza ari positive, amagambo yubaka abandi, ikintu cya mbere ugomba gukora ni kwihingamo ibitekerezo byiza. Cultivating positive mindset. Kwiremamo ibitekerezo byiza. Ukumva yuko abantu baragukunda, ukumva yuko abantu barakwishimiye, ukumva yuko ibintu bimeze neza. Ukiremamo icyo cyizere cy'ibintu byiza. Noneho iyo umaze kwiremamo icyo cyizere, ndagira ngo nkubwire icyo ugomba gukora. Ikintu ugomba gukora ni uko buri muntu wese ugukoreye ikintu, iga kuvuga ngo murakoze, wakoze, mwakoze kudusura, turishimye yuko mwadusuye, wakoze gukora ibi n'ibi n'ibi. Niba ari mu kazi kawe umuntu agakora ikintu, uhita umubwira ati well done, wagize neza. Iyo mitekerereze myiza izatuma muri wowe nukomeza kubyitoza ubisubiramo buri gihe bihinduka umuco muri wowe, maze utangire kugira amagambo meza gusa. Icya kabiri, shaka inshuti cyangwa se abantu bagukikije bavuga amagambo meza. Surrounding yourself with good people or positive people. Surrounding yourself with positivity. Fata uburyo abantu bagukikije baba ari abantu bavuga amagambo yubaka. Va mu gaco, va mu bantu, va mu nshuti zivuga amagambo y'urucantege. Niba ufite abavandimwe, umuvandimwe mubana mu mahanga, ariko ugasanga buri gihe ahora avuga nabi abandi bavandimwe wasize i Burundi, wasize muri Congo, muri Tanzania, muri Uganda, muri Kenya, wasize ahandi, buri gihe agahora bavuga nabi, uwo muvandimwe wawe mubana mu mahanga, ndagira ngo mbwire ngo ntabwo ari inshuti nziza, ntabwo ari umuvandimwe mwiza, kubera yuko araguconnectinga cyangwa se araguhuza n'iyo mitekerereze yo kuvuga amagambo mabi. Rero kugira ngo ureme amagambo meza muri wowe, ugomba gushaka abantu bagukikije bavuga amagambo meza gusa. Kandi birashoboka yuko amagambo yaturuka muri wowe yahora buri gihe ari meza. Ikindi cya gatatu kigomba kugufasha kugira ngo ugire amagambo meza, ni ukugira cyangwa se kuremamo ikintu cyo kwakira feedback abandi bantu baguhaye, cyangwa se kuguha amakuru cyangwa se igisubizo ku byo abandi bakubonaho cyangwa se bakubwiye. Niba abantu bajya bakubwira yuko ufite ingeso runaka, byakire, uvuga ati yego ndabyemeye, urakoze kumpa uburyo mbonamo. Ubwo buryo rero bw'uburyo abantu bakubonamo biraza kugufasha kuba warema amagambo meza mu buzima bwawe. Icya kane, ari nacyo cya nyuma dusorezaho uyu munsi, ni ukugira ngo witoze uburyo bwo gusenga. Gusenga ni ikintu kigufasha buri gihe kugira ngo ubashe kugira amagambo meza, kuko biraza kukuremamo icyizere cy'uko wowe iby'Imana iguteganyiriza ari byiza ku buzima bwawe. Noneho numara kwiremamo icyo cyizere cy'uburyo ugomba kubaho cyangwa se ejo hawe ukuntu hameze, biraza gutuma utangira kuvuga amagambo meza. Uravuga amagambo meza atari kuri wowe gusa, atari ku bandi gusa, atari kuri wowe gusa, ahubwo uratangira
kuvuga amagambo meza no ku gihugu cyawe, kubera yuko muri wowe hajemo amagambo meza muri rusange. Amagambo meza, kuvuga ibintu byiza ku buzima bwawe bizagukiza byinshi. Bizagukiza indwara zifatika. Niba ufite ikibazo cy'igifu gihora buri gihe kikurya, wowe mu mutwe wawe ntukongere kuvuga ngo igifu kiranyishe, igifu kimereye nabi. Nukomeza kuvuga gutyo, nukuri icyo gifu cyawe kizakwica. Ariko nuvuga ngo igifu cyanjye kirimo kiragenda gikira, ndimo ndafata imiti neza, kirimo kirakira, ndagira ngo ubwize ukuri ngo icyo gifu cyawe kiratangira gukira. Niba ufite umutwe buri gihe udakira, wumva buri gihe umutwe ukurya utazi ukuntu bigenda, wowe tangira muri wowe ugire imitekerereze iri positive, ivuga ngo wa mutwe nari imaze igihe ndwaye urimo uragenda ukira. Nutangira kubivuga buri munsi, uratangira kurema energy cyangwa se izindi mbaraga muri wowe ziri buze gutuma umutwe wawe ukira. Niba hari ubundi burwayi ufite, diabete, cancer, indwara iyo ari yo yose yaba iri mu buzima bwawe, tangira uvuge amagambo meza kuri wowe. Ndimo ndagenda nkira, ndimo ndagenda noroherwa. Soza, niba hari umwana ufite akaba atsindwa mu ishuri, guhera uyu munsi tangira umubwire ngo uri umuhanga, uzi ubwenge, urimo uratera imbere. Nubwo igihembwe gishize wabaye uwa nyuma, ariko ubu ngubu biragaragara yuko uzaba mu ba mbere. Uha imbaraga abana bawe, uha imbaraga umugabo wawe. N'umugabo wawe atatinze, tangira umubwire amagambo meza, umubwire ngo mugabo wanjye usigaye utaha kare, nubwo yaba yatashye saa 7 z'ijoro, nubwo yaba yatashye saa 6 z'ijoro. Tangira ubwire umwana wawe yajyaga ataha nijoro, ataha bitinze, umubwire uti ndabona noneho birimo kuza. Ayo magambo meza araza kuremamo icyizere wa mwana wawe. Namuremamo icyizere, uratangira kubona ubuzima bwa wa mwana burimo burahinduka, bugenda buhinduka. Ubuzima bwa wa mugabo wawe, bwa wa mugore wawe burimo buragenda buhinduka. Kubera iki? Urimo urasohora umugisha, urimo urasohora amagambo y'umugisha, urimo urasohora amagambo atuma abantu babona umugisha ko kubona umuvumo. Rero ndagira ngo ngusabe ngo niba ugiye gukurikiza izi ntambwe tukubwiye, ugerageze uko ushoboye, iwawe aho utuye, mu rugo rwawe aho uba, abo mubana, abavandimwe, abaturanyi, utangire kubabwira amagambo meza. Nuvuga amagambo meza, bizakuzanira umugisha mwinshi, bizakuzanira inshuti nshyashya nziza, bizakuzanira ubutunzi, bizaguha gutera imbere. Kuko buri gihe nta kintu na kimwe uzongera gutinya, kuko uzaba uzi yuko akazi akariko kose ni wowe kagenewe, ni wowe ubishoboye, ni wowe ugenewe, cyangwa se you deserve the best. Ibyiza ni wowe bikwiriye, kubera yuko usohora amagambo meza muri wowe. Mwakoze cyane gukurikira kino kiganiro. Tuzakomeza ibiganiro byacu utaha hano kuri Kira Ministries. Niba wifuza kutwandikira, ushobora kutwandikira kuri 07 cyangwa se ukatwandikira kuri kiraukire@gmail.com. Mwakoze cyane, nawe utaha.